by'ubuzima tugiye kuganira ku ikoreshwa rya micro-ondes cyangwa microwave. Ni igikoresho kimaze imyaka itari mike cyifashishwa mu guteka cyangwa se gushyushya ibyo kurya. Gusa abahanga mu by'ubuzima bakunze kukijyaho impaka bavuga ku ngaruka iki gikoresho gishobora gutera ku buzima bwa muntu. Ibinyamakuru byinshi byanditse ku ngaruka mbi iki gikoresho gishobora kugira ku buzima bw'umuntu cyifashisha mu gutegura amafunguro ya buri munsi. Ndetse na bamwe mu bahanga mu buzima bakunze kujya impaka ku bubi bw'iki gikoresho cya micro-ondes. Ese ni iyihe mpamvu yabikomeje gutuma benshi bahangayikishwa n'ibijyanye n'ikoreshwa rya micro-ondes? Bikunze kuvuga ko iki cyuma ngo gishobora gutera ingaruka mbi ku buzima bw'umuntu, zirimo kuba ngo gishobora kwangiza zimwe mu ntungamubiri zigize ibiribwa, cyane cyane imboga ndetse n'amashereka ku bakunze kuyashyushyamo. Iki gikoresho bavuga kandi ko cyangiza vitamine B12 ku buryo bwo hejuru. Iyo hakoreshejwe isahani ya plastike mu gihe cyo gushyushya ibyo kurya, bavuga ko ngo gishobora kurema uturemangingo dushobora gutera kanseri. Ikindi bavuga ngo nuko ibiryo byashyuhijwe muri micro-ondes bishobora gutuma umutima utera cyane. Umaze kumva ibi byose bivugwa kuri micro-ondes, wakwibaza nimba ukwiye guhita uhagarika ikoreshwa ry'iki cyuma mu rugo rwawe. Umwe mu mpuguke mu bijyanye n'ubuziranenge Zimurinda Philbert aratumana impungenge. Zimurinda Philbert avuga ko nta bushakashatsi bwihariye bwakozwe ngo bugaragaze ko micro-ondes ishobora kwangiza intungamubiri mu biribwa. Yemeza ko bitewe n'uburyo iki cyuma gikozemo ngo nta kintu na kimwe cyangiza ku ntungamubiri z'ibiribwa bishyuhijemo. Ubundi bavuga ko muri microwave ugomba gushyiramo ikintu kirimo amazi cyangwa kirimo fat. Iyo usizemo ibiryo birimo y'amazi arimo na fat, iza electromagnetism field arizo zibyara radio wave frequency, zikareactinga na za molekile z'amazi na fati, molekile z'ibiryo ubwazo hagati mu biryo nizo zisirikira cyane zigakreya mu biryo ubushyuhe. Ntaho byangiza properties z'ibiryo. Zimurinda Philbert yemeza ko ngo micro-ondes ishobora kugira ingaruka mbi ku mubiri cyangwa se ku maso mu gihe uyikoresha atitondeye kuyifunga mbere yo kwicana, bityo imbaraga zisohora ubushyuhe cyangwa se amarayo zikamugeraho. Nahangaha rero dusoreje amakuru yacu y'ubuzima twabateguriye kuri uyu munsi. Reka mbararikire kuzongera guhura natwe kwa kabiri utaha. Nge mwari kumwe ndi Debbie Konsole Iradukunda ubifuriza kugira ubuzima bwiza.